Ntabwo turi butinde uyu munsi abantu bari badutegereje abantu bategereje kumva inkuru tubazaniye kuri no munsi uyu munsi rora waduhishiye iki ndagira ngo utwinjize mu ngingo z'ingenzi mu nkuru tugiye kuba twagaruka gusesengura. Uyu munsi rero hari amakuru menshi mbese ameze nk'ibijojoba by'imvura biri kutugeraho nubwo turi mu mpeshyi ariko ibijojoba biri kutugeraho ni amakuru ashyushye yego ariko ntarababwira inshamake cyangwa ingingo z'ingenzi tumaze dusuhuze abanyarwanda bari hano mu gihugu cyacu abari muri Afurika y'Uburasirazuba hakurya y'amazi magari uwumva cyangwa kavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Kabiri, Yesu yaravuze ngo nimusaba muzahabwa nimukomanga muzakingurirwa. Turabasabye ngo badutere inkunga kino kiganiro bagisharinge like nyinshi, comment nyinshi, subscribe nyinshi, niba koko bavuga ngo baradukunda niba bitugaragariza Imana ibahumugisha. Nkuko twari tubivuze haraguru rero kino kiganiro gifite ingingo zigera muri 6 yego ngiye kumanuka ngiye guhera hasi yego njyana kuri nimero ya mbere urakoze cyane ingingo ya 6 yego abakozi bose bo mu itorero rya Pantecote mu Rwanda ADPR bahagarariye amatorero yo mu mirenge bujuje ibisabwa yego bahembwa n'itorero cyangwa bafite diplome ya AD bose basezerewe. Iyo ni ingingo turayigarukaho ingingo ya 5 mu byo tuza gusesengura itorero ryose n'idini birasabwa kw'imikorere n'amategeko yabyo bihuzwa n'amabwiriza ya RGB. Iyo ni ingingo ya 5 bivuze ngo nayo iri mu ngingo turibuze gusesenguraho. Ingingo ya 4 yego Korali Hoziyana ifite urugendo rutagatifu niba barerekeze Maka niba ari Kibeho ariko aho bazasohokera baruhinduye urugendo rutagatifu. Bivuze ngo abantu baze gukurikira nabwo ni inkuru turi busesengureho. Yes. Ingingo ya 3 abanyamadini n'abahagararira amatorero yego bararye bari menge ibintu byahinduye isura. Abanyamadini n'abahagararira amatorero bararye bari menge ibintu byahinduye isura. Ingingo ya 2 yego tariki 20 z'ukwezi kwa 7 2026 inkubi zakubita ngo iki tariki 20 z'ukwezi kwa 7 2026 inkubi zakubita hayi nka data bazumva ibyo batari biteze. Yes. Tariki 20 ingingo ya mbere kwihangana byananiye kwihangana ngewe byananiye kwihangana nubwo bavuga ngo nta mugabo umene banga ndarimenye ikibyimba kimeneka umugabo duha amakuru ngiye kumuvuga amazina ye yombi kugira ngo abitorero babone ko bamusengera. Turagaruka turamubabwira aho ngaho rwose. Iyo none ingingo abantu bibazaga bajyaga bibaza ngo umuntu uhabari y'abagabo amakuru kandi nanjye bajyaga bampamagara cyane cyane ubuyobozi bw'itorero kavuga ati gutanga amakuru ni icyaha ni icyaha kandi ariko kwihangana ngewe byanze ndamuvuga kwihangana byanze sindakabati nubwo yambwiye ngo sinzamuvuge tugakorana ukwezi kwa mbere umwaka ugashira tugatangira n'undi ariko reka mubwire ndamuvuga gahunda niyo kumenya kugira ngo abitorero babone ko bamusengera. Yego yes ngayo nguko rero ni bamusabira umugisha bamusabire ariko mpamya neza ko abenshi nabaza kumusabira umugisha. Yes ngaye nguko ngira ngo izo nizo ngingo turi buze kuba twagarukaho tugenda dusesengurana cyane ko abantu badukurikiye ni benshi rora dushimira abantu bamaze kujya bigaragaza mu muryango wacu bigaragaza tumaze kugira umuryango mugari w'abakunzi b'ibiganiro byacu. Rero dushimiye mwese ahantu muherereye mwe mwahisemo gutera gatebe mukaba mukurikiye iki kiganiro ndabasuhuje reka mabwire ngo mu by'ukuri nubwo ndi kwikorana buhanga cyangwa se ku buhanga bw'ibyuma ariko ndi kumwe namwe 5 kuri 5 iyo mwanditse muri comment mba mbareba iyo
muvuze ibitekerezo byanyu mba mbikurikiye yes kandi mu by'ukuri muri abantu b'agaciro. Eh. Uyu munsi rero reka twongere tunifurize umugisha w'Imana abapastori bose bakoze subscribe kuri zino channel zacu aho ngaho cyane cyane abo mu itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR aba ngaba waruzi ko abapastori bose ba ADPR n'abarimu na biro nyobozi n'abashumba b'indembo n'abasezerewe ntago bashobora kumara iminsi 2 baterebye kuri chaîne zacu n'abanyamugisha ego neza erega chaîne tujye twibutsa abantu ko zatoranyijwe n'Imana ni shano dukoraho tutagamije izindi nyungu sibyo rata nta zindi nyungu kandi tuzahemberwa mu ijuru nitwe bakorera abo shaki ahubwo tuboneho gusubiza abantu bamaze iminsi batwandikira kuri WhatsApp ngo ariko ubundi ngo murahembwa ngo itorero ngo rirabahemba cyangwa ntago ribahemba ngewe nababwiye ko ubundi ninge mukorera bushake Imana yemera kuko ngewe ntanga ibitekerezo yego kandi bigafasha bikagira umumaro ku batari bakeya ntabwo mpembwa iyi chaîne zacu ntago ari kintu ku cya ADPR mimbuni aho ngaho Yesu azaduhemba ingororano zabihanganye n'ukuri zirahari yes ingororano zabihanganye azaduhemba ingororano zabihanganye n'ukuri zirahari yes ingaye nguko reka dutangire twinjire abantu barimo bari kujya bavuga ngo turi kubatindira yego hanyuma ngira ngo bantu mwamaze gufata agakaramu mushingiye ku ngingo z'ingenzi twabagejejeho nimwongere mwandikemo ahangaho umuti kagira inkuru tugiye kuba twarambura izi nkuru zose uko twabasomeye ingingo zazo yes twagiye wahera kuri numero ya mbere tugiye nukuvuga ngo dutangira twahereye hasi none tugiye guhera hejuru tumanuka yes tugiye guhera kwibanga tugiye kumena ibanga ry'umuntu uduha amakuru kugira ngo bashumba mu itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR tubakure mu rujijo yego yes ariko nyuma yuko kugira ngo banaryame basinzire bumve ko rwose nta muntu uba wabinjiriye aho ngaho rero babyita ubundi kumena umuceri yes nongere ngire abadukurikiye hari abantu bavuga ati ngo ariko serora ko wajya kubwiriza mu bitane utuje ufite amagambo makeya none kuri media ukaba waratatse bati wafashwe ngiye kubabwira ibyamfashe ubundi uyu ni umuhamagaro yego nta mutegetsi ku isi nta mwami nta gikomangoma yego nta zindi mbaraga zagukomvikamo aya magambo dutangaza aya mavuta uyu ni umuhamagara Imana yaduhamagaye cyane cyane kugira ngo tubashe gutanga ibitekerezo byacu babandi batazi ibibera mu itorero bari hasi bamenye uko impinduka zikurikirana ariko se ntaraharenga ubone zigeze hehe impinduka zo zirakomeje ewana kabisa gahunda ni imbere cyane impinduka zirakomeje yes ubundi twatangiye tuvuga ngo indembo zizaba ku 9 ziba indembe 5 baraduseka ukuntu bagiye baduharasinga baraduseka kandi birabyo twagiye dutangaza hari impano yo kwiyumvamo uribuka tuvuga ngo indembo zizaba 5 zive ku 9 bamwe bakajya bandika ngo ariko bashanga ibintu muvuga ngo murabizi ngo mubikura he none ubu hari indembo zingahe 5 nkuko twabivuze abantu bajye basubira inyuma bumva ibiganiro twaragiye dukora mbere yes hanyuma baze no kujya bareba ibyo twavuze niba nta bintu bagenda babonamo none tuvuga paruwasi ko zizava ku 143 zikaba paruwasi 30 ibyo twarabivuze ariko ubu ngubu ntago dufite paruwasi 30 hari 29 kuko wari uhagarariye paruwasi 29 maguru yeba ngingata ariko nubwo tuvuze gutyo twisegure ku bantu gatoya paruwasi ni 30 ahubwo abashumba mu paruwasi nibo 29 kuko wari uwa 30 wari uyoboye ngira ngo paruwasi ya Gatsibo ubu yakuye amake karenge sibyo ubu ngubu tuvuge ngo dufite ama paruwasi 30 ariko imwe ntago ifite umushumba noneho tuvuga amatorero yo mu murenge urabona ko twagiye tuvuga ngo mission center mu itorero rya ADPR byaremejwe tuvuga amazone byaremejwe itorero rimwe mu murenge zaburi hagarara irindi byaremejwe uwo muntu rero
uduha amakuru. Umugabo uduha amakuru kuri nomero ya mbere iravuga iyo ngingo iravuga ngo umugabo uduha amakuru mu itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR. Kwihangana biratunaniye, kwihangana biranze, tugiye kumuvuga n'amazina ye yombi. Tugiye kumuvuga. Rora tumuvuga subura. Turamuvuga. Naje nasisiye. Ubu tumuvuge. Turamuvuga. 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 Nukuvuga ko dukure urwikekwe. Yego. Kuri biro nyobozi ya ADPR. Yego. Dukure urwikekwe ku bashumba b'indembo. Dukure urwikekwe ku bahagarariye amatorero n'abashumba b'amaparuwasi. Yego. Kuko iyo bagiye gukora inama ikabera i Nyarugenge, ikabera i Remera, ikabera mu Gatenga, ikabera kuri Dove, uwo mugabo aba yambaye kositimu y'umweru cyangwa y'umukara, ishati y'umweru na karuvati y'umukara. Yego. Kandi uwo mugabo ntagakumirwa. Ikindi kitonderwa nta nama ajya siba. Nta nama ajya siba, nta mpamvu ajya agira zituma. Oya, nta mpamvu. Ngewe umushumba mukuru w'itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR, umushumba w'itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR ubwo yatangaga inshingano mu itorero rya ADPR mu ndembo zose zari 9. Yego. Hari aho nagiraga nkakererwa kubera ndi umuntu. Ariko we ariko uwo mugabo uduha amakuru yabaga yagezeho mbere. Uzi ko yanahararaga wana? Yarahararaga. Kuko ngewe nageze muri Rembo rwa Ngoma. Yego. Kuko umuhango wabereye kuri paruwase ya Nyamugari. Yego. Uwo mugabo turi kugenda duhana kontageti. Urukumva ntangiye kumena ibanga. Yego. Duhana kontageti. Aba yambaye neza, araciriritse, nta nubwo wapfa kumumenya. Yego. Nguwo rero uwo mugabo uduha amakuru ntahezwa. Yego. Nta wundi rero. Ntiyiburira inzira. Abantu babyumve neza. Arica agakiza. Arica, ariko reba umugabo wica agakiza ashyira hejuru. Araciriritse kandi ni umugabo w'ibigango. Akura hasi agashyira hejuru. Ni muzima. Iyo yaguhaye ijambo nta muntu wari kwambura. Haleluya. Iyo yari kwambuye dafashijwe nta muntu wari kwaka. Yego. Uwo mugabo nta wundi ni Kristo mwene Dawidi. Gira uti ni Yesu. Uca mu mazi ntamutembane. Uca mu muriro ntumutwike. Yego. Ugera mu nama ntibabimenye. Urumva? Yego. Ariko wa mana we. Uwo nguwo rero ni uduha amakuru. Ariko tubwire Yesu ngo bravo. Bravo Yesu. Bravo Yesu. Kabisa. Tubakwe mu rujijo. Kubera iki? Mwijuru habaye umugabo. Iyo tuvuze ngo ari umushumba w'umunyacyubahiro wari uri mu nama kaduhera amakuru kugiye. Uwo mushumba ni uragira intama zizimire. Ni umwungeri mwiza. Ni umushumba. Yego. Ni umushumba. Ni umwungeri, ni umushumba mwiza. Ni wowe weza abantu ibyaha akaduha amakuru ni utuvungurira ati bana banje. Dufitanye itumanaho. Iyo tugize gutya tukajya hari rezo tugatelefona kandi regana aratwitaba. Ntabwo bitugora kuko impamvu umushumba wa ADPR atanga inshingano yavuze ati mbere yuko tugiye kubaha inshingano hari rwo dushingiraho. Icyambere hari ibyo mwiyumvamo. Esyo oya mwabyiyumvishemo. Ati twabyiyumvishemo. Kandi uwo mugabo akorana n'abantu bejejwe mu mitima babyiyumvamo. Yego. Ngiye kuva kera nderekwa shobora kwerekwa ndi kukureba nkuko nguko nkakuzuminga nkakuvuga ati wambaye kariso y'umweru. Cyane mu mutima wanjye harimo igisiyoni. Uragira ngo uyegeranye bogo abantu biruke ngo yato. Noneho tutararenga hangaha hari umupastor wagiye gusambana. Se kandi none agiye gusambana agahora atereta umugore w'umugabo wa mugore w'umugabo arangije aramwemerera. Aramwati rero bosi azaba yagiye safari nawe zazi. Yego. Pastor agenda yambaye ikote ryiza nk'umushumba n'umusaraba yitwa agiye gusambana. Se kandi ashyira n'umusaraba ku ikote. Ako se wa mana. Noneho afatana Bibiliya
noneho umugore arabate karibu rero boss ntawe uhari kandi ibyo nakwemereye ndabifite. Noneho umugore aramwati rero uriya mukino ntabwo twawukina tutariye. Numeka yaka baze badutegurire. babanze baduha icyo kurya. Yateguye uwo mugore. Yateguye ibisorori 7. Ayo ni amakuru muhawe n'umupasitori. By'ibiryo. Nyabugogo. Ibisorori 7 by'ibiryo. Igitoki gitogosheje. Yego? Kiryoshye? Yego. Cya gitoki kitogosheje. Cyose agishyira mu bisorori 7. Isorori ya mbere igitoki gitogosheje. Iya kabiri, ya gatatu, ya kane, ya gatanu kugeza kuri 7. Atahinduye nta kandi kantu yahinduye. Yego. Kapase baramukarabya. Apfunde igisorori cya mbere. Abone igitoki. Igitoki. Icya kabiri igitoki, icya gatatu igitoki, icya kane igitoki. Ibitoki 7. Noneho pase revuga ati se Uburisho nubuhe. Uburisho buri hehe? Imboga nizi. Uzi ukuntu wa mugore mubwiye ati rero ibintu wansabye ni ikimenyetso kigaragaza ko uko bino bisorori 7 harimo igitoki. Arabize arabatazi gusoma arabarara mwikanifu arabakeye arabananutse bose ni bamwe. Pasiteri ntabwo yariye bya biryo. Yahise afata Bibiliya arasohoka. Aranyonyomba. Umugore avuga ati ukubonye izi sorori zose zisa. Byose zisa. Ibipfundikiriyemo byose ari igitoki. Ni ibitoki. Ati niko bura n'umugore wawe. Ubwo ni nkacyo yaramubwiye. Tubura umugore wawe ntatandukaniye nanjye. Ntatandukaniye nanjye. Iyo bayita gasopo. Iyo ni gasopo. Turashishikariza rero abagore bose n'abakobwa mu itorero rya Pantekote mu Rwanda ADP. Bamenye ubwenge bakure icyitegererezo kuri uyu mudamu. Uyu mugore ariko ni intwari. Ni intwari cyane. Uyu mugore ni muzima. Turamushimiye. Uyu mugabo wamushatse afite umugore. Afite umugore. Ahubwo ahite yicara ahantu. Yego. Ndamusengerereye. Aho ngaho. Ndamusengereye uyu mugabo ufite umugore. Oya rwose. Yicara ahantu afate fanta. Yego. Ntarenze 10,000. Ntarenze 10,000. Yego turaza kubyishyura. Ayinywe araza kuyishyura. Yes. Ayinywe narangiza yishyure rwose. Akunda kari kanyuzeho. Uwo mugabo duha makuru rero nta wundi ni Kristo. Ariko yubahwe n'ukuri. Yubahwe. Abantu bibazaga byinshi. Tubakure mu ntongeye. Tubakuye mu rujijo. Hari ibyo twiyumvamo. Yego. Ubundi impano dufite ni nyinshi. Izo tujera nizo tubona. Yego. Ariko ubundi ni nyinshi cyane. Ni hano wazirondora ngo azimenye. Ntawazirangije. Ngo azimenye ariko ngira ngo iyo ngingo yo irumvikanye. Yes, iyo yumvikanye. Twagiye ku ngingo ya kabiri. Ingingo ya kabiri ku itariki 20 z'ukwezi kwa 7 2026. Inkubi zakubita. Haye nka data imvura. Mu bahagarira amadini n'amatorero bazumva ibintu batigeze batekereza mu buzima. Inkuba izakubita mu madini n'amatorero. Uzi icyo bishatse kuvuga? Ni ikintu gikomeye pafu. Bazumvisha amatwi yabo. Kubera kudaha agaciro amabwiriza ya RGB. Haye nka data. Bamwe batangiye guhita bashashurumeza. Ariko hari abantu tujye tubwira tukabwira ngo nyaboneka amatwi muyakuremo ibiti. Mutega amatwi mwumve. Yes. Kuko iyo RGB itanze amabwiriza aba ari kugira ngo muyumve nimurangiza muyashyire mu bikorwa. Yes. Birababaje kuhabwa amabwiriza bakabaha n'igihe. Urabizi ko RGB itanga amabwiriza ariko igatanga n'igihe cyo kwitegura kugira ngo azatangire kubahirizwa. Sibyo? Birababaje guhabwa amabwiriza bagatanga n'igihe abantu bagombaga kwitegura bagaterera agati mu ryinyo. Bakavuna agati mu matwi. Ubundi igihe cyagera bafatirirwe ibyemezo bagasigara barenganya inzego. Ahangaha rero tutararenga ahangaha umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo uyambariza kwishyiga ikagusiga ivu. Yego. Tuboneho gushimira RGB. Nukuri yahwituye. RGB twongera tuyikurira ingofero wenda rwose
uzi abantu bamaze gutuza umutima gutuza umutima. hari abantu benshi basigaye bahumeka neza bitewe n'ibyo RGB yaje gukora mu nsengero abantu bakabona bihindutse sibyo ahigejeje ni heza nikomerezaho Imana ikomeze ishyigikire ibashyigikire ariko we harimo abakozi b'Imana ariko RGB n'abakozi b'Imana 100%. rega twe dufite leta y'u Rwanda isenga ntujye ubabona se ko habaho umunsi umwe mu mwaka bakajya gusanga convention. Ngewe uri ikintu nubaha urareka nkubwire nge nutajya mu rusengero ngo ujye gusenga sibyo ibikorwa ufite nibyo binyereka ko usenga ntabwo ngiye buragusenga mbirebera ngo ku munsi ngo umuntu yateranye ngo akagenda akicara hariya oya abavuga mwami sibo bazabona Imana keretse abakora ibyo data baho twese ibyo ukora nibyo binyereka ko usenga. hari impamvu nyinshi rero twashimira RGB yego yahwitiye abanyamadini ubundi RGB itaza guhitira abanyamadini insengero ntizari kuzagwa ku bakirisitu. ngira ngo urabona ko hamaze kujya hatambuka ibiza hari imvura zagiye zigaragara zindenga kamere kandi ukabona mu by'ukuri ziri kujya zitwara zimwe mu nsengero zindi ngira ngo wegeze ubona urusengero rwagwe hano muri Musambira urarubonye nararubonye aho rero ntibaze kuba abantu barimo basenga bakabona urusengero ruraguye ni ikibazo turashimira RGB rwose intambwe tugezeho ni nziza kandi urabona ko n'iminsi uko tugenda twinjira mu yindi minsi ikirere nacyo ubwacyo kirahinduka kigenda gihinduka uko rero gihinduka nako tugomba kwitegura ingamba zo kugira gute zo ukavarenga ubuzima bw'abaturage cyangwa bw'abakirisitu. yego ahangaha rero ni ukuvuga ko RGB iba yarasuye abanyamadini yego mu kwezi kwa 2 n'batari kwa 3 ibongereraho amezi ane kubera ari umubyeyi. RGB nk'umubyeyi yatanze imbabazi yatanze igihe cy'amahirwe yatanze igihe cy'amahirwe yongera igihe yari gusurira yongeraho amezi ane bongeraho iminsi kugira ngo bitegure batazagira ikintu biregura. yego ahangaha rero kuri aya matariki 18 z'ukwezi kwa 7 yego ntabwo ahangaha urusengero rutujuje ibisabwa ruzifunga ku itariki 20 aho ngaho hagati ya 20 na 18 aho ngaho ni ukuvuga ngo nta bintu byinshi nta bintu byinshi nta rusaku no stress utarumvisha ubwo nyine azamera nka kwa kundi bavuze ngo hari gihe tuzagera ngo ku marembo y'ijuru uzi ko ngo ari umunsi abantu bazumva impanda ngo bakumva none ijuru rivuga ngo uwera nagume yigira gute uwando yagume yigira gute ubwo nyuma y'ibyo nta kindi gikorwa ni ukuvuga ngo nuzaba ziko urusengero rwe rutari rwakorwa rutujuje ibisabwa ruzaguma urwandure rugume rugira gute rwandure urwejejwe rugume rugira gute rwezwe. ahangaha rero niho harimo rwikekwa yego reka tugaruke iwacu mu itorero rya ADEPR. itorero rya ADEPR ni itorero rya kabiri kuri Kiliziya Gatolika ariko mbere yuko turyinjiramo neza reka tubanze twegereza abashumba ba ADEPR by'umwihariko abashumba bakuru nyakubaha mushumba mukuru na biro muyoborana turabashuhuje mu izina rya Yesu mu byubahiro byanyu banyakubaha abashumba b'indembo banyakubaha abashumba b'amaparuwase yego aho bari hose reka tugarukira aho ngaho. hanyuma impamvu mvuze ngo reka tubasuhuzeho nuko bari abashumba hari ibikorwa byinshi bagiye bagaragaramo bashyiramo n'imbaraga mu guhindura ibyari byaranze guhinduka kugira ngo ibisabwa RGB yasabye bishyirwe mu bikorwa. rero bivuze ngo bakoresheje imbaraga nyinshi n'ibitaragerwaho bamwe na bamwe dufite ibyiringiro ko bizagerwaho ariko niyo bitagerwaho burya nta muntu ushobora byose ariko buriya aho bagejeje bakora nabo nibubahwe ariko bongeremo agatege ntibagire ngo abahanga bavuze ko ADEPR maze imyaka myinshi umushumba mukuru wa ADEPR yakoze ibintu bikomeye byari byarananiye abandi nk'ibiherero yasengeye abagore byari byarananiye abandi hari abandi se wigeze ubona basengera abadamu mu itorero rya ADEPR muri ADEPR ku nshingano za gipasitori icyo yakoze rero cyageze ku Mana ni cyiza ni igikorwa cyiza byatumye umwenda kuvuga ngo umwenda wari urahera watabutsemo kabiri hanyuma n'abagore bari barabujijwe kugerayo bigererayo ariko ziko ari byo we bari bajwe kugerayo bagerayo ibyo yakoze rero byageze ku Mana reka tubarabure rero yego itorero rya ADEPR ni rigari yego
biravugwa ko hano hanze yego Mm. abakirisitu bashobora kuzabura ahantu basengera. kubera Urakoze cyane. Mm. Ni ukuvuga ko niba itorero rya Pantekote mu Rwanda ADEPR ryemewe, yego wenda reka dutange urugero ku itorero rya Gasavi Mm. rikorera mu karere ka Gasabo. yego Urakoze cyane. Ni ukuvuga ko kugira ngo ubone ibyangombwa Mm. by'ayo matorero, yego ayo matorero yujuje ibisabwa ku rwego rw'igihugu, Mm. yego Mm. ubona ibyangombwa byujuje ibisabwa mu maparuwasi uko ari 30, yego ubone ibyangombwa by'ubuzima gatozi ku cyicaro cy'ururembo. Mm. Ku cyicaro cy'ururembo yego hari ibihuha byagiye bitambuka mu minsi yashize ngo biravugwa ko ngo paruwasi Nyarugenge ngo na paruwasi ya Remera bizimurwa. Mm. Yego yego kugira ngo babone ibyangombwa byujuje ibisabwa. yego Ubuyobozi nibuza kubasura basange byujuje ibisabwa. Mm. Harimo urugendo rurerure. harimo urugendo Iyi tariki rero ya 18 ni itariki figisi. mbese ni itariki confirmed. Confirmed. Mm. Aha nta kwisobanura. Mm. Oya, aha nta kwisobanura. Urusengero bazasanga rutujuje ibisabwa ruzifunga. Mm. Aho ngaho ntabwo twavuga ngo urusengero kwa rwujuje ibisabwa ni bya bindi bajye muri archive. yego ubwo kuba rufite ngo parikingi ngo jaride bira byose rwubatse neza. Ntabwo tuza kuhatinda. Yego. Ubwiherero oya ntituza kuhatinda. Kuri aya matariki 18 urusengero bazasanga rutujuje ibisabwa, idini bazasanga rutujuje ibisabwa ruzifunga. tukiri aha ngaho ngira ngo turi mu matariki asa nk'aho ari gusatira ukwezi kwa karindwi. Yego abantu turi kuri 25 abantu twarababwiye mu by'ukuri ntako tutagize ariko ndibaza ngo ubu niyo batangira kugira ibyo bakora ubu ngubu abacikanywe ndatekereza iriya tariki yabafata ntago baba baruzuza ibisabwa. Nawe reba RGB yatanze igihe kingana n'umwaka ibongeza amezi 4 mbere y'amezi bakoraga iki? Uburangare no kwikunda. Hari abantu bagiye basanga amafaranga batayasesaguza bakavuga ngo reka tuzabanze duhuze inama Yego. mu by'ukuri abo bireba bakagenda babyihunza kugeza rero ku rwego cyangwa se kugera kuri tariki igiye kubagonga. Ahangaha rero reka dushyiremo n'akandi kagingo ibirebana n'urusengero reka tubiveho. Ibirebana n'umukozi pastori uhagarira urusengero ibyo agomba kuba yujuje. Baba we nongeye nabisubiyemo agahinda karanyica nsheshura umeza nta rusengero mpagarariye. Agomba kuba yujuje ibisabwa. Ibyo ngibyo ntago bigoye kuba afite diplome ya theology ari muri lisansiye afite nawe amasaha na post graduate. Ibyo ni ibintu byoroshye kuba afite icyangombwa kigaragaza ko atakatiwe n'inkiko. Ibyo ni ibintu byoroshye rwose. Ari ndakemwe mushoni mwifatira n'inyangamugayo. Ibyo ni ibintu byoroshye. Ayi wowe imikono igihumbi imikono ariko zikuri jambo urivuze nkajya nasubiza amaso inyuma ko negeze myumva ahubwo nge ndi kwibaza ko bari bakure hari agomba kuba afite imikono igihumbi n'abo bakirisitu barasinye bagashyiraho nimero z'amarangamuntu nimero z'amatelefone bagasinya ati turagusinyiye ngo tuyobore. Uremewe kandi abakirisitu b'iki gihe bacanye ku maso dora habashumba rero bagiye dora hari ashobora kuba ari umurisansiye ashobora kuba ari inyangamugayo pe ariko iyi mikono igihumbi egare ni umupasitori uzayishakira. niho ruzingiye. Yego imikono igihumbi. Ariko twongere twibaze iyo bavuze imikono igihumbi ubwo habaho na nimero y'indangamuntu cyangwa no bashyiraho nimero z'irangamuntu kandi umuntu wese akagusinyira. Uya bashyiraho nimero z'irangamuntu. Umupastori iryo bwiriza ariko rarisomye ndabyibutse cyane. Uwagusinyiye agashyiraho nimero y'indangamuntu na nimero ya telefone agasinya
sibyo ati pastori amahirwe masa abantu 1000 ni benshi uri umushumba uri turakuzi umushumba uri turakwemera inyangamugayo yego nta mafaranga ya banki urya nta y'abakirisitu uri inyangamugayo mbese uri indakemwa rwose nta mabuno y'abagore ukoraho nta karimi urabya yes uri indakemwa hano rero natinze ku mikoro 1000 nka data urumva atari ikibazo gikomeye dore ikintu kigiye kugonga abapastori rero mpise mbona ko abapastori benshi bicaye mu nshingano are bazinze ibitabo kuko iyi mikono biragoye imikono 1000 harimo akandi kagingo k'ubwenge ahangaha akandi kagingo k'ubwenge iyo turebye mu mabwiriza agenga insengero yego ntaho ubona abayobozi ba zone